ararenganye nyine ararenganye n'ihohoterwa nose kujya bapakira ibintu batasi ikibazo. Ndabasuhuje inshuti bakunzi ba Rwanda Star TV. Uyu munsi rero tubazaniye indi nkuru idasanzwe, tubazaniye inkuru y'umugabo wafatanywe umutungo w'urugo awupakiye yagiye. Hari byinshi rero bigenda bivugwa ko yaba yaragiye kwinjira undi mugore. Gerard wo mu murenge wa Tumba mu karere ka Huye, umugore we w'isezerano witwa Mukangenzi Jacqueline avuga ko umugabo we ibi yabikoze n'ubundi byiyongera ku kuba atarakimuhahira, ahubwo ngo ibyo yahahaga yabijyanaga ku wundi mugore w'inshoreke. Ubuyobozi bw'umurenge wa Tumba nabwo buvuga ko bwamenye iki kibazo ndetse ko bwatangiye kugikurikirana kugira ngo hataza kugira urenganiramo. Uyu mugabo yatubwiye ko we ngo yari yimutse agiye kuba ahandi. Ngewe nitwa Mukangenzi Jacqueline, 38. Ngewe ndabaye umukobwa ndarambagizwa, nanga abantu nemera uyu mugabo witwa Gerard Mukatikwa Gerard. Fatwa irembo ndasabwa duteye igikume ku murenge Tumba, yemera ivangamutungo rusange, dusezerana muri ADEPR kwitaba. Ubukwe buzima bwatumwe n'abantu, resebusiyo yabereye ahantu ku Kabutare, ahantu kuri pisine. Turataha sama umwana wa mbere w'umukobwa yitwa ahita Keza Kenny. Nasanye undi wa kabiri ndakiri mutoya, umwe yari yicaye undi ari mu nda, byatenye indwara bita umuvuduko ntwita uwo mwana wa kabiri. Umuvuduko ukazamuka nyuma ugateruka nyuma ukajya hasi, njya muri koma mara amezi 2 mutwite kuri hopitali. Urumva ubwo igihe kiragera bashya kwigana na cesarienne, barambaga hano hasi bamukuramo. Umwana azari muzima nanjye ndi muzima, batamya mu pediatri mbwa nka Vestina atamya mu pediatri aramutunganya. Umwana aramugarura amuzana ari muzima, kajya mwose amasheka ambi yitwa ngo n'umuhondo ari intungamubiri. Umwana mwose ndamukurikirana, icyo gihe bagezaho baransezera ndataha. Natashye icyo gihe ifite umukozi twa Gatesi niwe basigiye mu rugo. Ubwo Gerard n'igihe atakiganga n'icyumba, nasanze imyenda baramazeho barajyanye, ikintu kiza barajyanye, ibintu kiza byarajyanye, mpasanga ibintu bikeye. Kandi njya gushyingwa pe, bwe mwabonye haramwayibonye hari n'ibindi birenze, hari huzuye ibintu pe, ari urugo rukomeye. Ubwo ngubwo umugabo ndaza kora mwana kabiri, icyo gihe ifite umukozi twa Gatesi. Gerard akajya haha, igikoma kikaboneka, amata akaboneka, ibintu bikaboneka, afite n'umukozi umfasha. Urumva none icyo gihe umwana agenda akura, nanjye nkomera, noneho nifuza gukora akazi. Nifuje gukora akazi, nafite umwana witwa Mandela, ajya kuri kaminuza i Kigali. Agira gutya ibisigaye kiragucyarunda mu gisanduku, arakinga azofungura Gerard. Nawe ufatara umugore ambyemo ati simushyingirwa, bamwita Marine mu Gifaransa. Uwo mugore arahari yitwa Serafina. Urumva mama Open, umwana yitwa Open mukuru. Umugore imyenda arayigurisha, bakuramo 1,000 imyenda yagurishije. Gerard ajya mu ntambwe n'abagamo mu isoko, bamukigabane cyanjye. Gerard mu nzu naga afite udutabo, akagenda akayasaba, umwishyuye agafata, umugabo aba boss atyo. Ubwo cyakurikiye mu ino minsi yaranyibwiriye, wowe utunga nzagutunguza nkayishaka undi mugore. Ntarakintunga mu rugo, nta makara agira mu nzu, nta fu y'igikoma, nta kintu na kimwe. Aho ndi batetse barangaburira, nanga baraye bangaburiye. Nuko ubuzima bumeze. Urumva Gerard igishoro cyane bakaba kagifite, mu ntambwe yagiyemo bamwa amafaranga yanjye kuri konta akayakorotira, umwishyuye agafata. Umwana acuzaga agira gutya ibisigaye hamwe kisanduku 36 kumukecuru mu Patrick, muzanye na mu mubaza zabibabwira. Imyenda arunda mu gisanduku azafungura Gerard. Nawe afata ubumwe mama Open shyingirwa n'abambere ya Marene. Imyenda umugore arayigurisha. Imyenda agurisha kwe 1,000 nta bihakana.
naramwishyura akamimise yagize ava ko yahaye Gerard namubaza akanyuka inabi mbura ikintu mvuga buri kintu nkora umugabo meranyo nzereranyo ngorwa gutyo ubwo mu rugo ndimo mino minsi yaransoye ngo nige kwa bene wacu ngo ntashaka urumva ndamwihorera Gerard agahaha mu nzu mugende inzu navuyemo nta makara abamo nta fu y'igikoma nta byo kurya n'umugore uri inyuma yanjye uwo mugore Gerard yahari igikoma kiza kare nkakibona ikiye kikaza kare Gerard nta kintu wabona nanjye amakara ari mu nzu ifu y'igikoma nagiteka urumva umuceri nawe uteka yani ikindi kintu ariko nta kintu kiba mu nzu urumva iyo ngiye nko hano barangabura no barebangabura abantu urumva cyane amanuka naho bakangura ko abantu b'Imana nuko ubuzima bwanjye bumeze bwaranyobeye urumva ikibazo cyatewe n'iki ko mwari mwatangiye mukundana ikibazo cyatutse ku mwana wa kabiri urumva umwana namura abantu bakuru umwana umwe namuswize nagenda sama nakoze ubukwe sa umwana ambe mukobwa namubyara nasamye undi wa kabiri ndakiri mutoyo yari yicaye atarana kamba undi ari munda nuko mutari ababyeyi umubaba ko cy'abagore mu byumba ibyo bintu biravunanye birimo n'imvune uzayiganize mama cyangwa undi muntu ubonye agusobanurire indi kagenda ikurikura nkagira ingwa bita umuvuduko nkwitu wa mwana njya kuri hôpital hari barabizi waje ko nazamuganga Vestine akuramo pediatrie urumva hari n'abandi ubwo umuvuduko ukazamuka kongera ukamanuka gutyo ugatera kunya kamanuka igihe kiragera babona ko umwana agejeje igihe bantekinya bambaga no hasa mukuramo byagusigiye ubumuga mwavu ngize urumva byasigiye ubumuga urumva kuko kujya muri koma kamara amezi 2 urumva uryamye twita umuntu ari mu nda nawe tekereza ibyo bintu urumva hari hano hose ataza amakuru yanjye ubwo umwana amukuramo batamye mu pediatrie baramutunganya nyuma baramunzanira igihe kiragera basezerana ndataha natashye sanga umukozi mu rugo twa Gatese ejo byagenze bite ejo nari nagiye mino misera muntu washe kumudufaranga dukeye njya mu isoko mu myenda urumva niho ndi ariko ndahirwa kitegeze imara abantu bafite n'agafite zinabarengeje bikantera gahinda urumva nako yakwibanza ibintu hanze nkora ku mukecuru witwa mu Patrick wagenda ukamubaza 26 wagenda ukamubaza amakuru yanjye urumva mfite n'umwana nankorera umwana ajya kwiga kaminuza Kigali ajya gutyo usigaye abirunda mu gisanduku araza fungo Gerard naho umubyeyi imyenda iragurishwa ejo sinari impari urumva mfite utuntu duke mu isoko hari umuntu washe kumudusanga tukeneye negera abandi bantu niho nirirwa kwa kwirwa mu rugo ntufata amakara ngo wateka ibiryo ngo ugaburire umwana wabyaye urumva ntufata igishene ngo uvete umwana ndamugurira umugati kumana cyangwa umuneke ku muhanda reka da urumva mugende muhagiye nzu ravuyemo nta kintu kitwikara ririmo nta kintu kirimo urumva ejo nagiye kumva numva ngo Gerard ngo aragiye ngo pakintu ngo aragiye ubwo mitanza mu gihe nje ninje musanga inzu irera de mba hepfo sanga umugabo yatoye abantu bamusoreye ibintu yapakiye imwe birunda aho ibindi byagiye atambwiye n'ukuri kw'Imana urumva nza gutyo nari gutyo sanga ibintu birakomanda ibindi byagiye mufanye iki kibazo cy'amakimbirane yo mu rugo icyaha cy'amakimbirane naho cyaturutse ndaho ngaho kwa muganga kumwe na kabiri urumva nta kindi kibazo mfitanye nawe simvugana nawe sintungana nawe niyo yagiye muri gahunda ze ntambwira ngo ngiye gukorera aha hantu ngo menye ngo umugabo wenda ashaka kugira ikibazo yagiye muri rinyini reka da ntavuga gahunda ziwe ashize kingana iki mu bana turyanye kabiri umwana wa mbere utarajya mu wa mbere umaze nk'imyaka 8 utajya mu wa mbere ubona atanye maternelle ya mbere ubwo nabo gukurikirana bwazatangira ashize imyaka ingahe itaguhahira muri icyo gihe mvuye nawe kwa muganga urumva uwo mwana akiri mutoya wenda dusubira nko mu myaka nk'itatu n'ibintu byagendaga neza ikindi gihe cyose jamais ntago biyeze icyifuzo cyawe ni ikihe icyifuzo cyanjye nuko yampa abana banjye urumva agahahira urugo ndimo nkuko yemeye ivangamutungo rusange urumva akampa umukozi akama n'igishoro nkakora akazi ubwo mumuga wagize se hari ingaruka bwagize bituma muvurira gahunda zitagenda neza nta ngaruka bwagize ahubwo ingaruka ngira ni stress nkora buri kanya buri kanya usanga njajabye nijagari mba ndimo ntuje umutwe nta kibazo mfite ibintu bigenda neza naho ngaho nirirwa uhagiye wababaza nta mutwe yatwanduranye
twavuze ko ufite uburwayi bwo mu mutwe. nta kibazo icyo kibazo cyabaye kwa muganga icyo gihe urumva reba aho mwatanye abateneri ya mbere nta muganga ngira umvura nta na hamwe nigeze sura kwa muganga nta na hamwe urumva yemwe nta na paracetamol ndimo kunywa ntayo hanyuma icyifuzo cyawe nuko yazanira abana urumva agahahira urugo ndimo agashaka umukozi urumva mundi bakamigisha nkakora akazi twese tugahuriza hamwe tukarera abana twabyaye abana yabanje kwashyira ku mugore uranga hanze hano inyuma yanjye arabetana ngo arabajyana kuri umugabo witwa Sebera mu irango uwo Sebera nyuma bakura yirwa bajajabya no kubabona mbabona mbakora nyuma babona bakumbuye nababona bikantira agahinda sinzi ikintu mba urumva nta mugati nta rindazi nta kintu bikantira agahinda arabafite babyanye umwana witwa ngo Mukaruranga Florentine ntarinze bafite umwana witwa ngo Ishimwe Teta urumva umukuru namushatse ntazi ko umwana babyaranye inyuma yanjye uwo mugore urumva umugore na mukuru pe afite abana nawe akongera n'undi wa Gerard uwo mugore niho haha kanateka Gerard yaza igikoma kikaza urumva mu nzu nta kintu kiba mu nzu mugende muhagira inzu navuyemo ntawe nikara bisaba ko mwahana gatanyura byanga nta byasabye banyita Mukarugira Jeannette we mu mudugudu wa Tumba umurenge wa Tumba uyu mumama twari tuziranye kuva kera yamwaga mpibiraka byo kumesa abyara umwana wa mbere ampibiraka byo kumesa ndamumesera igihe kiza kugera bya umwana wa kabiri ahura n'ikibazo cy'ihungabana ahungabanye umugabo ntigeze abyakira ngo akomeze amuvuze ubuzima bwe bwagomeje kubaho abaho nabi birakomeza abaho nabi cyane abayeho nabi umugabo ntiyabyakira ajya mu bagore abana akabareresha rimwe na rimwe umubyeyi yatambuka abarero umwana bakavuga ngo dore nyoko n'umusaza aratambutse umugabo ntabicoce umunsi w'ejo tariki ya mbere afata gahunda yo kwimuka yimuka atigeze abiganiriza umugore kuko yamwaga aho aravuga ngo umugore ni umusazi umugore arabimenya aje asanga imodoka irahira paritse tibi bintu umugabo wanjye kutigeze umbwira ko ufite gahunda yo kwimuka urimo urajyahe ngo njye ntacyo twavugana abajije abana bavuga ngo abo bana ngo ntiwongere ngo no kubatekereza ese turi aha hantu twebwe turabaza ngo nimba ubuyobozi bw'umudugudu butaje ngo bukemure icyo kibazo ukaba butahigeze ese dufite ubuyobozi bw'umudugudu cyangwa nta buhari duhura n'ibibazo byinshi cyane umudugudu ukabyirengagiza kandi ukaba utajya ku kagari utavuye mu mudugudu twebwe dupfira mu mudugudu mbega umudugudu ntabwo nanjye mbizi sinabona uko mbivuga umudugudu ahanini ujya ku kagari no ku murenge uvuye mu mudugudu akarengane karimo nuko atita ku mugore we kandi twaramushyingiye ari muzima akarwarira iwiwe yarangiza ntamukorere ibijyanye n'iby'umugore mu rugo arangiza akamutererana nyine twamubwira ngo nafashe umugore wiwe ugasanga ntabwo abyitayeho